Iminsi 30 y'igifungo y'agateganyo y'umunyamakuru Djihad yarongerewe. Uzaba akiriho supiriye wamenyekanye nka Djihad ufungiwe i Mageragere cyane cyane azira kuba yarashyize video cyangwa se ashinjwa akurikiranwa gukwirakwiza video y'umuhanzi Y'Amano, akurikiranwe n'ubutabera nyuma y'uko hari n'abandi barimo Pazomani, Kalisa John n'abandi batandukanye bakurikiranwe gusakaza cyangwa se gukwirakwiza aya mashusho se gutesha agaciro umuhanzi Y'Amano. Uyu Djihad rero ku munsi w'ejo nibwo habaye iburanishwa, hanyuma imyanzuro y'urukiko iza ivuga iti Djihad agomba kongera abafunze by'agateganyo kugira ngo imyanzuro y'urukiko igomeze inonosorwe neza, hanyuma abone kuburanishwa, hanyuma birangire afunguwe cyangwa se afunzwe mu buryo bugaragara cyangwa se mu buryo bufatika. Uyu Djihad mu gihe afata ku mavuta yafungwaga, uyu Djihad yaramusetse cyane, hanyuma abyinira ku rukomati abantu nk'aba bakwiye kujyanwa mu igororero. Gusa uyu munsi wa none nawe ari gukomaga ku muryango wo mu igororero kubera yuko ku mugabo mugenzi wawe ububwa, hanyuma ejo nabo bakazabuguseka. Uyu munsi wa none rero Djihad nawe ari mu mazi abira kubera ko ku munsi w'ejo byari byitezwe yuko arava mu rubanza cyangwa se arava mu rukiko yemye agafungurwa by'agateganyo akakurikiranwa ari hanze. Gusa imyanzuro y'urukiko yaje ivuga yuko agomba gufungwa by'agateganyo nk'uko bisanzwe cyangwa se nk'uko bisanzwe birimo. Uyu Djihad ni umuhanzi cyangwa se ni umunyamakuru akunzwe n'abatari bake, akaba ari umunyamakuru w'umunyabigwi cyane cyane wakoze ku Isibo Radio n'ubwo nkoranyambaga cyane cyane ku ma YouTube, akaba yaramenyekanye cyane ku Gasonga Bugari, Oponyonyo n'ibindi bitandukanye. Gusa imyanzuro y'ubucinjacyaha cyangwa se y'ubugenzacyaha bwa Kicukiro bavuze yuko yashinze groupe cyangwa se ahamwe n'icyaha cyo kuba cyangwa se akurikiranwe kuba yarashinze groupe, hanyuma iyi groupe ayita Oponyonyo. Iyi groupe hanyuma akaba yarafashe video y'Amano akayikwirakwiza muri iyi groupe. Biri mu bintu bikomeje gutuma agomeza kumererwa nabi cyane muri gereza, cyane cyane kongererwa cyangwa se gufungwa gukurikiranwa afunzwe. Ibi ngibi biri kwamugiye n'umuhanzi Y'Amano muri iyi minsi none atamerewe neza cyane cyane, agomeje kwibasirwa ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane ko abyivugira ngo ni itsinda ry'abantu bari kumurwanya hafi kumwica. Gusa Y'Amano nawe ntabwo amerewe neza. Komeza ubane nanjye, njye nitwa Elize Taifa, ndabashimiye cyane, Imana ibarinde. Niba uri mushyashya ukanda subscribe kugira ngo wiyongere mu muryango mugari wa Taifa Rwanda. Ciao ciao.